najyaga nyine mbona abantu bambariza ku YouTube ariko ndabona noneho nzaniye n'umushyitsi. Ese ari waba uzi neza yuko Nzovu afite umugore n'abana bane? Ntabyo nzi. Ntabyegeza ambwira ko ari umusore. Iyo ndamuka mbikubwe ntabwo ari kunyemera. Nzovu yaje afite ikofi ye nyine arantereta. Turangije tujyana mu rugo nyine hageze yanga kuhava. Ndakwiyamye. Ntongere kumbwira umugore n'abana. Oya ndi kukubaza. Mbabarira. Ntago wajyana Nzovu ngo byemere. Reka. Ubwo se namenyere kurya nicaye urumva byavamo. Ntago yigeze ambwa ko afite umugore. None se wanyumvisha? Binandeba. Wanyumvisha? Ntago bindeba ngende indaye. Okay ndabyemera kuri indaya. Kandi ntago jewe nigeze njya kumukura. Ndabyemera kuri indaya. Ariko nawe ishyira mu gaciro. Nubwo uri indaya ari kuri indaya. Nubwo uri indaya ariko uri indaya basi ifite mu mutwe. Ntago ibyo byo byanzanya icyanzanya ha nukubagira inama wowe ni indaya yawe kugira ngo mutanduka iki indaya. Uretse ariko ntago murekura. Have mbabara. Ariko wandetse. Ariko kucinga wandetse. Ntago nabyemera Nzovu. Ariko wandetse. Kuri bunshinga. Nanjye ndagukubita. Nanjye ndagukumbura Arise. Biri wanje wansanze wanje. Genda. Arise ntunyigira indaya ya danje. Mufata umujyana nawe ntuzangarukire hano. Ntungarukira nganzavu. Ahubwo nagaruka uzava. Mbujije amazi. Twumvikana. Urajya. Oya nanjye simba kuru. Ndaguma hano. Urajya wawe. Fisi wambabariye. Urajya wawe. Ntumbujije amazi. Urajya wawe. Nasa ngiye konka. Urajya wawe tu. Fisi. Uranyuye se? Urajya wawe. Okay. Ariko mana kuko wamfashije kuko Nzovu yananiye kandi ko nshaka kumufasha agasubirana n'umugore we. Iyi ndaya koko iyi ndaya itumye Nzovu atana n'abana atana umugore agatana n'abana be. Mana ubu kuko ndabigenza ni Mana nyiri impuhwe kuko wamfashije koko nkareba ko Nzovu yajya ku murongo. Iriya ndaya koko itume atana n'abana biwe bane. Nta kubishyurira ishuri, nta kubatunga, abana koko babeho nk'imbobo bajye barara mu miferege. Kanze mpamagare Nzovu. Nzovu. Halo. Nzovu? Karame. Amakuru? Imeza. Ni Fisi muvugana? Ndakumva. Nzovu wambabariye ko kukamfasha wowe kabyara wowe gaheka wowe kagira inka wowe kagira abana we. Ukamfasha koko tukajyana kwa yandaya ko ngusabye nkwisabiye koko. Fisi. Uri hehe? Wigira ikibazo rwose hasi n'abiyandaya bitarisa ibasebyo. Ay. Uri Sodoma koko uri Sodoma. Ndi Sodoma. Mana we ubwo sisi wagiye muri za ndaya koko ubwo ni wasubiye kwa Arise. Ntabwo ndagiyeho neza ko ndi mu kayira kajyayo. Sawa okay basi ngiye kuza umfashe ngewe ungeze kwa Arise tuganire ndagusabye rwose ndakwinginze. Wigira ikibazo rwose ubwo ngiye kuba ndeba ahantu mbanite mfate kamwe. Nta kibazo ndakishyura. Bijya tujyana kwa Arise mwereke Nujyayo ntaraza sibyo? Oya ntabwo ndiyo niyo mpamvu ndi ahantu muri botike bumfashe kamwe. Sawa urakoze noneho reka nze sibyo?
umumotari akugeza ahantu bita Rwakofe ndetse aho ndi hafi ya Rwakofe. nta kibazo reka mfate moto. Sawa urakoze. ndashaka kujya i Gikondo Sodoma. Nangahe? Oya 1000 ni menshi. Ubwo uri gushyiraho n'ay'ibiro byanjye. Mfite 500. Ushyiraho n'ay'ibiro byawe. Mfite 500. Igikondo nangahe Sodoma? Ntabwo ntwara kubera iki se? Nani cyaro mujya? 500 ntabwo ntwara. Okay. Kare. Uba uri bubukare nari kugucira tege. None se wantwaye? Ndemo maganina. Nyine ubwo n'uvango uri gushyiraho 300 y'ibiro byanjye. Ntacyo niyo umande kugenda rwose. Okay, naribi tugende. Fasha. Got again.
moto ni hano hafi parika ahangaha ntabwo siporutifu we ntabwo siporutifu Thank you very much. garurira nyine Ngiye kubagarura ubu. sanadesa Raho ya. Yose manyajyanye ubundi bibiri. ngaho genda ngaho genda sawa urakoze kandi wakoze kuntwara neza Alo, Fisi. yesi nzovu ko nari kukubona ubu niwambeshye bigiye maze mu muhanda Fisi, reba hafi iki kigo bita Rwakofe ni hino yacyo gatanu nicaye maze rwanugura ko. ngo rwakofe Okay, sanga utambika umuhanda ujya Sodoma. Urebe mu kaboko kawe k'ibumoso ngiye niho nicaye aho ngaho. Ni aho ngaho rwose ituma. okay sawa yesi nzovu ese wari wicaye aho ntabwo nabimenye ntabwo wari wambonye ariko nawe niko ko wimanitse hano hantu hareshya gutya Nimanitse iminsi myinshi nagira ngo njye hejuru nibanze ko kubona aho uturuka. aya nibyo ni ukuri biri kugenda Ese Fisi amakuru yawe ahubwo. sha ni meza ni ukuri Natwe ni meza. ya iminsi myinshi pe yewe byagenda oya subiza ngiye ko ninywera ko Shabu nanjye aka ni aka gatatu rwose ndumva ngiye icyaka. urukumva icyaka cyanze yewe ndakugura akantu ariko ndashaka ko tubanza kujya si ubundi nta hantu twakwicara Nta kibazo we hano sura habasha kuhagera. twicara ahantu noneho tuganire kuko aho hantu ntago nahagera urabona ibiro byambanye byinshi kuko nshaka ko tuganira byimbitse nzovu ni nacyo kinzanya ntuzana agatebe se zana agatebe rwose ni ngombwa kujya mu kabari kabari se reka ndebe agatebe muzaniye intebe ebyiri kuko wazituritsa ariko si intebe ebyiri nawe urakabije icara ariko intebe ebyiri ubu ntabwo ukabije ubundi se shanda zicaramo kubera umubyibuho nicara hano hejuru sinjya ndushya wese kuri mutoya ntabwo ndi mutoya nawe ubundi rero nzovu dore gahunda inzanye nzovu hano bafite icyo kunywa cyo kunywa kiraboneka tu babwire bampereza agapeti sikoro agapeti sikoro baraguha baraguha kuko fagitire bishyura nta kibazo nzovu banguka izi nzoga mbese urabona ariko urufunguzo rwabuze iyo utinze birabona yewe iryinyo ryawe riracyari rizima pe niko ubwo wasanga nta cyaka ufite uba urindiriye ko aya ndagifite da naho ubundi none se sasa gahunda inzanye rero ni iyi ngiyi imeze iteze gahunda inzanye ngewe nzovu mu by'ukuri mbabajwe n'ibintu biri kukubaho uri kumva ndifuza ko wamfasha tukajyana kwa yandaya arisa tukagenda nkayiganiriza hari ibyo nshaka kumubwira
si ngombwa ngo mbikubwire ariko ndashaka kumuganiriza cyangwa nawe urashaka kumutereta bwanyumvira koko hoya yandoho we ndabona rero icupa rishizemo ushatse wajya kunyereka ko ari se nkamubwira ibyo nshaka kumubwira umva fisi nanjye yakwishizemo ariko fisi uramenye sibyo uzi amavide ahavugira amavide mbese baterana amacupa ni danje habwo nta nubwo wamenya n'ubwenge nibura ngo wibe umumotari kasike uzi uyambaye mu mutwe kugira ngo niba kubita ivide rifate kasike ntabyo ngewe narinzi ariko nta kibazo nimba uzi kwirukanka ndakujyanayo ako nzovu nawe wigiza nkana ubu urabona kwirukanka byananira mwana kugira ngo numve kubisi ngo tujye kwirukanka wese kuri na mugufi utanga ngwinasha wowe urabona nubwo arega wananze umva fisi tugiye kwirukanka nuramuka unsize niho nkujyana he kwa Alice sibyo ahubwo tujye mu muhanda hazima kuko hano haraterera tugende ko nzi ko nanjye twasigara ubwo turatanguranwa turura murongo twongeye tugaruka umuhanda n'uw'igihugu nanjye ndi igihugu sinzi umunyarwanda se fisi kuri imbere y'umurongo ndi imbere y'umurongo n'umwitangizwa ariko uretse gato umenye ko nanjye ndi munini wo kwa mutoya tangira none tugende gatatu wetse ibintu usa uba ntabwo biri bumvune tugende gatatu 1 2 genda ubwo rero oya nagusize sibyo kubera impamvu utize ubwo rero impamvu utize nayibonye ubwo se ukubera nambaye isaha nambaye n'umupira mfite n'amatelefone mu mufuka eko numva urimo kwahagira ni danje ubwo rero urugamba tugiye kujyamo urarwiteguye nyine yego urabona ko wasize ko ziriya nda ziba zaranyweye inzoga nyinshi n'amatabi fisi kuki inda yanjye urimo inda yanjye bitari isi urimo kwita indano kubera iki aregareka nkubwize ukuri nzovu uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo biri ubumwica none se si indaya siyigurisha si ujya ku murongo se ukamuha amafaranga ibyo ngibyo byonyine bimwita indaya nose siyicuruza wambabare nibura ariko fisi kandi nabikubwiye urashaka ko bagukoma amavide wibagiwe na kasike iyo uza kwiba umumotari kasike bakubita umutwe wajya kumena bagakubita kasike umuranyira nditwara neza ariko ntari ngaho mfasha basunjyana cyangwa mbwira uwo mumotari agutize kasike wambare mu mutwe oya mwihorere umva fisi rero ndamukwereka ariko nituramuka tuhageze oya ceceka nituramuka tuhageze uvuge bukeya utugire inama ndi kumwe nawe sibyo ariko ugabanye amagambo mwana wa mama bataza kugukoma nta kintu bantwara ariko uvuge bukeya nta kibazo ngenda hakujyana none tugiyeyo sibyo ngewe ikintu kinjyanye ndakimubwira ngewe tu sawa nanjye nk'umuvandimwe wanjye ngiye kwakujyana utugire inama sibyo ngiye kuhakwereka n'ukuri kw'Imana ngaho tugende ariko ugabanye amagambo oya humura n'amagambo nzana kuko nta kasike wambaye mu mutwe hano ni Sodoma ndabizi ko ari Sodoma mu ndaya ni marembo ya kabiri niko bayita cyangwa iya mbere
tugiye kuhagera wigira ikibazo. Nta kibazo. Tuzamuka hano ruguru gatoya. Ngiye kuhakwereka. Wihangane tugiye kuba mu byibuho wawe rero. Ntabwo haterera cyane. Nyine haragora. Tambuka ndakugendesha buke buke. Nta kibazo. Tugiye kuhagera wigira ikibazo. Yiriwe. Tugiye kuhagera hano imbere aba bana aho bicaye. Nini bwawe shaho. Sodoma twayigezemo. Usukumisha nawe urangora shaho. Ntabwo ari ukukugora. Ubunini bwawe se. Zamuka buke buke. Kata hano ni hano. Ngwino wahageze. Fi, ngoye ikibazo nawe wangwe umubyibuho wawe. Ndabona ari ni hano se. Twahageze ni hano. Yera kuri urugi rw'umweru. Ari hano rw'umutuku. Hano. Urahari sawe? Muraho sheri. Muraho. Amakuru. Iminsi myinshi. Ariko naherukaga uyu muntu ni inshuti yanjye. Ni umuntu ni inshuti yanjye bamwita Fisi Nyamunini sibyo? Yaraje hano. Ngani karibu muzana. Karibu sheri wanjye. Umva nise mbona impamvu wagize. Karibu mu cyumba karibu. Ko winjira nk'atari wawe ari. Oya wikura n'inkweto. Ariko ari ntibuke ibihe byiza twagiriye kuri iki gitanda. Najyaga nyine mbona abantu bambariza ku YouTube ariko ndabona noneho nzaniye n'umushyitsi. Buriya barahita bamenya. Ugiye ikibazo. Uyu ni inshuti yanjye bita Fisi. Nakwamiye kuri iki gitanda. Sibyo? Uzi byiza ubuzima naririye kuri iki gitanda. Ahubwo se namfashije tukajya hanze. Oya reka nkubwire. Reka tujye hanze tuza. Sheri, ariko aya ni amafaranga yanjye yose yashiriye aha ngaha. Tugende. Tujye hanze wa. Muze rero tujye hanze dore ubushyuhe ngiye bwarabishe. Meze nabi aya mazu. Kubera izuba. Arafitera gutya intebe. Wedo gutya. Twe twicaye. Sheri wanjye. Warandyohereje. Sha nidundaga ku cya gitanda cyawe. Sha nkumva ibyisi byose nabiguha. Sibyo? Uribuka navaga i Burundi, sibyo? Ibintu byose ugatwara. Nkagukubita amafaranga akaryoha. Nese ko warankunze nyine kubera ubwiza bwanjye. Sheri naragukunze no kuri kamera. Umva ari naragukunze mutakaza ibintu byanjye byose. Sibyo? Ari rata icyari kinzanye. Ngewe narinje kugira ngo tuganire nge nawe. Ese ari waba uzi neza yuko Nzovu afite umugore n'abana bane? Ntabyo nzi. Ntabyegeza ambwira ko ari umusore. Ahubwo nendaga no kujya kwa muganga nyine ngo shuwa ntabyo waruzi. Ntabyo narinzi. Hari ibyo wambwiye sheri? Iyo ndamuka mbikubwe ntabwo ari kunyemera. Sibyo? Uwo mugore n'abana bane narabibagiwe. Ubu koko neza ufite umugore n'abana bane? None se ibyo tubyarere ratari. Mwamenyanye gute we na Nzovu? Nzovu yaza afite ikofi ye nyine arantereta. Turangije tujyana mu rugo nyine hageze yanga kuhava. Umva Fisi nakwamiyeyo. Uzi ko nafite ibintu biryoshye. Urakubita ibizi bigataruka ukagira ngo uri muri Nyabarongo. Byoroheje cyane se buriya. Byihoresha. Uzi ko nakubitaga nkasemuka nkajya no kuri parafo. Niyo mpamvu wahise ungurira iyi fone se? Iyi fone? Nawe usira amatona cya gitanda. Na ya furate. Bayibonye se? Ariko uzi ko ari amafaranga yashiriye? Niyo yashiriye nyine. Mvi Burundi. Indagara nziza. Amamesa. Sibyo? Amaronje andi y'Uburundi. Narabiryaga we, narabiryaga nkibagirwa. Bwa wazanaga niba bagubuzana. Nturebe se itoto afite kebuka Shade. Arayagira. Uzi ko narinzi ko ari mama Sandrine ububizaniye. Aya mama Sara.
wagira ko umukobwa se ntukwa ahubwo se ukibuka umugore wawe mana nese kutigeze mbwa ko mama Sandrine hari n'imyaka tumaranye iyo ndamuka mbivuze muri 2019 ubwo se nakuvuga ko mfite umugore ukemera ko ngutare amazi none se rata umva mubaze ari Nzovu uramukunda byanyabyo ndamukunda mba n'umwana n'undi muntu nakunda none se Nzovu wowe ukunda Alice sha ni ukuri kw'Imana iyo ngeze mu iki gituza kiwe niryamiramo sibyo ni nk'igituza ni nk'icyaburahamu sibyo ndagenda ntakwama neza nkibagirwa gutaha iwanjye none se wowe reka tuvugisha ukuri reka nkwibarize umugore wawe umutekerezaho iki ndakwiyamye ntongere kumbwira umugore n'abana oya ndi kukubaza mbabarira nyine ukunda Alice aho ndi ni hano sibyo amahirwe nuko nagize Imana ngahura na Alice umugore wanjye n'abana banjye genda ubatwaye nawe ujye kubarera nyine ndakukubaza ndimo ndakubaza nk'umuvandimwe wanjye mbabarira umugore wawe n'abana bawe ubatekerezaho iki amashuri kubaho ibintu byinshi ubatekerezaho iki bareke sibyo nese ugiye kumbuza Alice ariko ubu koko Nzovu umva reka nanjye nkubaze ubu urashaka ko abana bawe bazajya mu kinani ceceka uragira ngo ushaka kunsubiza ku mugore wanjye uragira ngo usigane Alice hoya rwose pe ntabwo ngiye nshaka Alice ahubwo ikibazo ndi kwibaza uragira ngo abana bawe bazajye mu kinani babe imbobo bajye birwa birukanka ntibagire agaciro na kamwe mu gihugu Nzovu wambabariye ko uri umuntu w'umugabo ufite amaboko ufite n'ubwenge ibyo agenze ubuzima ugakorera ntago wajyana Nzovu ngo byemere reka ubwo se namenyere kurya nicaye urumva byavamo reka ahubwo naguruka tujye mu Alice baretse gatoya ntabwo umugabo Alice nkundira agiye nkubwira ikintu cyanzanye sibyo waba wicaye tukabanza tukaganira oya ntabyo kwicara nahaguruke naza ahubwo oya baretse gato oya ntabwo byavamo urashaka kumusigana na se oya ngenje kugira inama Alice none se ko mukunda uragira ngo nkore Alice umugore wanjye arankunda oya nimba uje kuntwara umugabo ntabwo byavamo Alice ntabwo byavamo Alice please mabara mwe mwicaye mbanze mbaganirize ariko ntumbwe ngo uramujyana nyine banze nyumve ibiva mu mutwe wanjye hanyuma ubone kugira ndicara akanya gato ndatampaguruka ntabwo ntwara fisi aho kugira ngo umbuze uyu mukobwa bita Alice nakwemera n'ikuzimu nkajyayo cyangwa nkajya muri Nyabarongo wambabarira nkakubwira reka nkubwire sibyo naho mbwira mbabarira wishyire mu cyimbo nk'icy'umugore wa Nzovu sibyo umbwira ukuntu umugabo wawe yaguta akajya ku ndi mugore sibyo yamara kugera ku ndi mugore akabana nawe noneho wa mugore nyirizina ntamuhe iposho abana bakicwa n'inzara abana ntibabone amafaranga yo kujya ku ishuri sibyo n'ibindi byose ashinzwe Nzovu mu rugo ntabikore uri kumva ari wowe nkawe w'umudamu wowe none se ntabyegeza mbwa ko afite umugore njye uri kungana nubwo bindeba mbese muri make wowe urumva bikuri umva Alice ngende umbure no ubundi si byo avuga ni njye nageze wenda kwama sibyo Alice umpa neza uranyarira umushyo wo gukora kwishe ariko mana ariko reka nkubwire Alice please reka ngusabe wambabariye koko ubaye prise y'amashanyarazi se ntabwo byashoboka ndumva bitashoboka kugira ngo ntware nzi Alice wambabariye oya ntabwo byashoboka Alice umva nkubwire wambabariye wowe kabyara we sibyo wambabariye none sasa ushaka kugera kuki ushaka kunsenyera se ushaka kunsenyera nese nanjye urashaka kumbuza ubu buryohe ntabwo nshaka kugusenyera ntabwo nshaka kugusenyera byabe byacu byo mu kintu babimeze basi ngenda guha amafaranga oya ntayo nshaka ariko utandukane na nta mafaranga amafaranga ariko utandukane na Nzovu amafaranga agura umugabo arutaye umuhase ubwo se wanda guha menshi ariko utandukane na Nzovu wangurira itaje ntago wangurira urukundo ntawe naguha gira uti amazi ninde wayamena se ko njye uzi ko reka nta wundi mbuze Nzovu nakwiyahura reka mbabwize ukuri aho bigeze ngiye nimba binaniye ndajya mu buyobozi itabaza ubuyobozi nanjye nzi kubura ntabwo igeze mbwa ko afite umugore none se ubu wanyumvisha wanyumvisha ntabwo bindeba ngiye ndindaye okay ndabyemera kuri indaya kandi ntabwo ngewe nigeze njya kumukura ndabyemera kuri indaya ariko nawe ishyira mu gaciro nubwo uri indaya ari kuri indaya nubwo uri indaya ariko uri indaya basi ifite mu mutwe wakumvisha ntabwo se uri umuntu wowe oya ntabwo nabyemera
ntabwo nabyemera ninjye mugore mukuru ahubwo ibyo bintu uri kumbwira simbizi. Iyi ni imitwe cyangwa wagira ngo ahite akwinjira. Uzi ko ari byo? Nzovu apana nzovu apana ntabwo ibyo ngibyo ari byo ngabije sinabyo byanzanye aha ngaha turi kumvikana neza ntabwo ibyo ari byo byanzanye aha icyanzanye aha ni ukubagira inama wowe n'iyi ndaya yawe kugira ngo mutandukane. Iki indaya uretse se Arisi jya kunyira agatubura. Arisi banza unyumve Jya kunyira agatubura. Arisi banza unyumve. Oya ntabwo nabyemera. Uranda kumva se naho za igipapuro cy'umudugudu kimeze ko iyambure none washaka umva reka nkubwize ukuri. Oya ntabwo wamujyana ndikabaza abaturanyi. Oya Arisi wanyumvisha Arisi cyangwa se uzana igipapuro cyo mu Arisi waretse umugabo w'abana waretse umugabo w'abana none reka ndeme waretse umugabo w'abana ariko mwasajye mu mwanya muri abagore babisa mwese ngiye kubarongora none mwarira umugabo haguruka reka bose mbajyane none haguruka ngiye kubarongora mwese mfashe na telefone shari haguruka Arisi waretse oya ntawe naguha Arisi waretse zana ubuyobozi ariko Arisi waretse oya Arisi waretse ndacyari umugabo nawe nguhazana ubuyobozi Arisi waretse oya uramukura indenge nziza zirimo oya ntabwo namuguha Arisi waretse agiye se nabasigaye he banza nyine nyumve banza unyumve oya ujya kunyosa se noneho oya ariko ntabwo murekura have mbabarira Arisi waretse Arisi waretse kunshinga aho wambaye nawe naguha ndakura oya ntawe naguha ari barakuntwaye koko ntabwo nabyemera Arisi wanditse ntabwo nabyemera kuri bunshinga ntabwo nabyemera oya Arisi ntabwo nabyemera oya nanjye ndakubita wakagura wanditse oya ntabwo nakurekura wenda kukubita ndeka ndacyari umugabo nanjye ndagukubita kubita nanjye ndagukubita Arisi biri wanjye wansanze wanjye genda Arisi ntugire indaya ya danje mufata umujyane nawe ntuzangarukire hano aha isagira n'umuntu turako ukoze ibintu byiza genda ntungarukira nganzavu ahubwo nagaruka uzamvura mbujije amazi ubuje amazi ariko reka nkubwire twese reka nkubwire se twumvikane nk'abantu b'abagabo twumvikane urajyahe oya nanjye simba kuru oya umva ntago njyewe ntago nabyemera ndaguma hano urajya iwawe twese wambabariye urajya iwawe ntumbujije amazi urajya iwawe amazi urayama amazi si umugabo amazi afite nasa ngiye konka urajya iwawe tu fisi uranyuye se urajya iwawe okay urahajya tu amazi urayama turagenda